buriya nujya guhereza mu rusengero amafaranga 10 wataha wamara gusenga ukinjira mu modoka yawe nziza ugahita uzamura ibirahure ugaca ku bana bo ku muhanda n'abandi bantu basabiriza hariya wayatanze mu rusengero kugira ngo abantu bakubona bavuge ngo uri umukristo mwiza. Buriya waje mu modoka ugaca kuri abo bantu bose ukinjira mu rusengero akaba ari kujya gutanga amafaranga waciye kuri abo bantu baburaye bari gusabiriza umugore afite akana izuba ryamwisha hariya ku muhanda. Sha Uwiteka sinzi ko niba wamubonye umuntu ukamucaho ukagenda bati ndatanga ari imbere mu rusengero, kandi abantu muri mu rusengero muri kumwe mwese musa neza mwambaye neza mufite n'amafaranga yo gutura waciye kuri uriya, nzi ko utayatanze uwo munsi ugafasha wa muntu waciyeho ku muhanda Uwiteka atakureba nabi ngo uno munsi ntatanze 10 yayahaye wa muntu yaciyeho ku muhanda. Ntekereza ko Uwiteka atabifata nabi ryo twikorera uburimbo bw'amagospel. Umuntu umwe wita ko wihaye Imana aravuga ngo izo ndirimbo ngo zari ziri mu butumwa bwiza ngo ikibazo ngo ni injyana ziririmbye. Urumva wowe already wisuba umucamanza wigeze Imana utangiye ubutumwa wabyumvije ko ari bwiza ariko nk'injyana wowe urashaka kujya nkora ibintu mu buryo ushakamo mu njyana ushaka, urashaka kuzajya ndirimba mu njyana ya runaka na runaka nko wenda runaka bikora aho ntago ariko bimeze, kuko nawe buryo ubaho nko mwihaye Imana cyangwa mu buzima bwawe busanzwe ntawe uzanga akubwire ngo kuri menu yawe y'ibiryo no munsi ugomba kuzarya gutya, cyangwa se wowe niba koko wubaha iyo Mana ugendera ku murongo nyawo ntago tugenekeraje twasanga utarya ibiryo Kristo yaryaga wambaye costume imbere y'urusengero kandi Jesus yambaraga ikanzu. N'utuntu twiciranye igihe kugucaho urubanza nakubwira. So tujye tworoherana umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye uko umunsi n'umwamugane tukazajya imbere yacu twese akatuburanya niba tubyemera kimwe. Rero muri ubwo buryo nacitse intege nyine mpita mbona ni ibisambo nababeshyi kurutuka ari abantu ari abihaye Imana cyangwa bigisha ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko mu by'ukuri iyo ugiye no kureba ugasanga abo bantu babivuga tuvuge wenda ni umuntu uhagarara urusengero runaka, siko bimeze. Uwo mubosi aba muri shatu ifite senyenge ziriho n'amashanyarazi, ni umushumba w'intama ariko arikingirana intama akazisiga inyuma y'igipangu akajya mu mutamenwa. Intama yazisize mu mpyizi nizitabaza nta hantu bari buhurire. Ugasanga sometimes ugiye kubacira urubanza nabyo ariko izo kesi zishobora kuba zari ntago zabura. Ugasanga abakoboyi bandi basigaza ibyo kurya mu rugo iwiwe biramenwa mu bimoteri. Ugasanga cyagiye abantu baza gutwara ibishingwe ku muryango abana niho bari kujya gupakura mu bishingwe byo kwa boss ngo arebe ko akuramo imisige kandi ari pasteri. Ugasanga umuntu ni umukristo buri gihe wicaye kuri front line handi imbere mu rusengero yambaye neza aratanga n'amaturo menshi, ariko nagera mu rugo agasanga umukozi atarahisha neza cyangwa yamennye isahani imwe y'idongo akamukata ayo mafaranga yo kwishyura iyo dongo. Ntabwo yumva ko ashobora kubona iyo mpanuka umukozi ikaba yamucika cyangwa se ngo amworohere nk'umuntu usanzwe, ariko imbere y'abantu hariya kuri ntuzi imbere yo muri church wara pretending akari umuntu ukijijwe cyane atanga amaturo ari imbere